mu isi tubamo uyu munsi hari abantu benshi babaho imyaka myinshi y'ubuzima bwabo bakora cyane, bagerageza kubyuka kare, baryama batinze, ariko imyaka igashira ubona nta kintu gikomeye bagezeho. Ibyo ntabwo biterwa nuko abo bantu badafite ubwenge cyangwa ubushobozi, ahubwo biterwa nuko badafite intego zisobanutse zibayobora mu buzima bwabo. Kugira ngo wumve ibi bintu, tekereza nk'urugendo rurerure. Iyo umuntu afashe imodoka akagenda urugendo rurerure ariko atazi aho ajya, birangira agenze amasaha menshi ariko ntagere ku cyerekezo na kimwe bitewe nuko ntacyo afite kandi atanazi yajya. Ibi kandi niko bigenda mu buzima. Iyo udafite intego, ushobora kumara imyaka myinshi uhugiye mu bikorwa byinshi ariko ugasanga nta terambere rifatika wagezeho. Muri iyi minsi usanga abantu benshi barangara bagakurikira ibyo abandi bakora. Niho usanga umuntu yifuza kuba umucuruzi kuko yabonye ko hari uwo byakijije, cyangwa umuntu akifuza kuba umuhanzi kuko yabonye hari uwo byahaye kwamamara akagira amafaranga menshi, cyangwa bakifuza kuba abakinnyi cyangwa abayobozi. Gusa ikibazo ntabwo ari uguhindura ibitekerezo gusa, ahubwo ni ukubaho nta cyerekezo gihamye ufite. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakiyangira cyangwa wakishyiriraho intego zawe bwite mu buzima bwawe. Turebe n'impamvu abantu bafite intego aribo bagera ku nzozi zabo. Ikaze nk'ibisanzwe. Uburyo bwa mbere tugiye guheraho ni ukubanza kumenya uwo uriwe mbere yo gushyiraho intego zawe. Usanga ikosa rikomeye abantu benshi bakora ari ugushaka gushyiraho intego batabanje kwimenya, kuko biragoye kumenya aho ushaka kujya niba utazi uwo uriwe. Mbere yo kwibaza icyo ushaka kugeraho, banza wibaze ibibazo bikurikira: ese nkunda iki? Ese ni iki nkora nishimira? Ese ni iki mfitemo impano cyangwa ubushobozi mu gukora? Ndetse n'ibindi. Ariko aho kubigenza utya, usanga abantu benshi bashyiraho intego zishingiye ku bandi. Ugasanga bashaka imodoka kubera ko abandi bayifite, bashaka amafaranga kubera ko abandi bayafite, cyangwa bashaka imyanya kubera ko abandi bayigezeho. Gusa intego nyayo itangira mu mutwe wawe, ntabwo itangirira mu byo wabonanye abandi. Iyo umuntu yamaze kwimenya neza, atangira kumenya icyo ashoboye n'ibyo adashoboye, ndetse akanamenya ibyo akunda n'ibyo adakunda. Kwimenya ntabwo bivuze kumenya izina ryawe cyangwa imyaka ufite, ahubwo kwimenya bisobanura gusobanukirwa imbaraga zawe, intege nke zawe, impano yawe, indangagaciro zawe, ndetse n'ibintu bigushimisha kurusha ibindi. Ikindi, iyo wimenye neza nibwo utangira no kumenya ibyo ugomba kwirinda, ukamenya abantu bashobora kukuyobya, ukamenya inzozi zitari izawe n'ibindi. Kwimenya ubundi twabigereranya nka fondasiyo y'inzu. Nubwo abantu benshi batayibona iyo barebye inzu, ariko turabizi neza ko ari yo ibifasha inzu kugira ngo itagwa. Uko ni nako bimeze ku ntego. Abantu babona intsinzi ya nyuma, ariko ntibamenye ko inyuma yayo haba hari ukubanza kwimenya kwabanje. Niba ushaka ubuzima bufite icyerekezo, tangira wimenye. Niba ushaka gushyiraho intego zikomeye, tangira usobanukirwe uwo uriwe mbere na mbere, kuko umuntu wimenye neza aba yamaze gutera intambwe ikomeye cyane kurusha abandi mu rugendo rwo kugera ku ntsinzi. Uburyo bwa kabiri ni ugushaka impamvu ihora igutera kubyuka buri munsi ufite ishyaka. Iyo abantu bari kuganira, bari kuvuga ku ntego zabo, akenshi usanga bari kuvuga ibintu bashaka kugeraho. Haba bavuga ko bashaka amafaranga menshi, inzu nziza, imodoka nziza cyangwa ubuzima bwiza. Gusa ikibazo abantu batamenya si icyo bashaka kugeraho, ahubwo ikibazo birengagiza n'impamvu bashaka kubigeraho. Abantu babiri bashobora kuvuga ko bashaka kuba abakire, ariko ugasanga umwe abishakira kugira ngo afashe umuryango we kuva mu bukene, mu gihe undi abishakira kugira ngo yereke abandi ko yabasize cyane mu butunzi abarenze. Bose bafite intego zimwe, ariko impamvu zabo ziratandukanye cyane. Impamvu yawe niyo iba ari moteri itwara intego yawe. Iyo ufite impamvu ikomeye, nta kintu cyagutera guhagarika intego zawe. Buri gihe ugomba kwibaza uti: ese kuki nshaka kugera kuri iyi ntego? Niba wenda ushaka kwiga mu mashuri meza, wibaza uti: kuki nyashaka? Niba ushaka kuba rwiyemezamirimo, wibaza ati: ese kuki mbishaka? Ndetse n'ibindi. Iyo ubashije gusubiza ibyo bibazo, uba wabonye impamvu nyayo igutera imbaraga. Uzabona abantu benshi batangira ibintu byabo bafite umurava n'ubushake bwinshi, ariko hashira igihe gito ugasanga batangiye gucika intege. Ikibazo si uko badafite ubushobozi, ahubwo ni uko batigeze bagira impamvu ikomeye ibatera gukomeza n'igihe ibintu bikomeye cyane. Iyo ufite impamvu ikomeye, uragomeza ugakora kabone n'iyo ibintu byaba bikugoye. Niyo abandi baguseka, uragomeza ugakora. Iyo wabuze amafaranga, uragomeza ugakora. Iyo ibintu bitagenze nk'uko wabitekerezaga, uragomeza ugakora, kuko uba uzi neza impamvu igutera gukora ibyo uri gukora. Mbere yo gushyiraho intego iyo ari yo yose, banza ushake impamvu ikomeye yiri inyuma.
kuko intego idafite impamvu ikomeye iba imeze nk'igiti kidafite imizi. Iyo umuyaga uje uhita ukigwisha, mu gihe intego ifite impamvu ikomeye iba imeze nk'igiti gifite imizi, niyo habaho ibihe bikomeye kiguma gihagaze kinashikamye. Intego nziza ntabwo igomba kuba ari urutonde rw'amagambo wanditse ku rupapuro gusa, ahubwo igomba kuba ifite impamvu ikomeye iyiri inyuma. Uburyo bwa gatatu ni ukureba no kumenya ubuzima wifuza mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere. Kimwe mu bintu bitandukanye abantu bagera kure n'abaguma ahantu hamwe ni uburyo batekerezamo ejo hazaza habo. Usanga abantu benshi batekereza ku bintu by'uyu munsi gusa, batekereza ku mafaranga bakeneye uyu munsi, ibibazo bafite uyu munsi n'ibinezeza bibashimisha uyu munsi. Mu gihe abakabije inzozi bo bafata umwanya wabo bagatekereza uko bifuza kuzaba bameze nyuma y'imyaka 5, 10 cyangwa irengaho. Tangira ufate umwanya wawe witekerezeho, wibaza ati ni ubuhe buzima nifuza kugira nyuma y'imyaka runaka? Ese nshaka kuba umuntu umeze ute? Ese nshaka kugera ku ruhe rwego rw'ubukungu? Iyo ushushanyije neza ishusho y'ejo hazaza hawe, bituma ibikorwa byawe bya buri munsi bitangira kugira icyerekezo. Nibwo utangira guhitamo inshuti nyazo, ugatangira gukoresha igihe neza, ndetse ugatangira no gufata ibyemezo bishingiye ku buzima ushaka kubamo, aho gufata ibyemezo bishingiye ku byiyumviro by'ako kanya. Usanga abantu benshi bibeshya ko ejo hazaza uhubaka ari uko uhageze, nyamara ukuri ni uko ejo hazaza uhubaka uyu munsi, kuko buri cyemezo ufata uyu munsi kiba kiri kubaka umuntu uzaba we ejo hazaza. Niyo mpamvu ugomba gufata igihe ugatekereza kure, nturebe gusa aho uri uyu munsi, ahubwo reba aho ushaka kuba uri ejo. Kuko umuntu ubona ejo hazaza he neza aba afite amahirwe menshi yo kuzagera kurusha umuntu ubaho umunsi ku wundi nta cyerekezo afite. Nubwo utamenya wenda buri kintu kizaba mu rugendo rwawe, gusa kuba ufite ishusho y'aho ushaka kugera biguha impamvu yo gukomeza gutera intambwe buri munsi. Kandi izo ntambwe no ziterwa buri munsi nizo zubaka ubuzima bukomeye abantu benshi bifuza kugeraho. Uburyo bwa kane ni ukwandika intego zawe kugira ngo zive mu nzozi zihinduke gahunda yawe. Abantu benshi batekereza ibintu bihambaye bashaka kugeraho cyangwa inzozi bafite bashaka gukabya. Ariko ikibazo ni uko ibyo byose biguma mu bitekerezo gusa. Iyo intego yawe igumye mu mutwe, biba byoroshye kuyibagirwa cyangwa byoroshye ko yahindurwa n'ibitekerezo bishya. Niyo mpamvu kwandika intego zawe ari ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo wanditse intego yawe uba uyihaye ubuzima, uba uyikuye mu bitekerezo ukayishyira ahantu ushobora kuyibona. Kwandika intego bituma ubona neza icyo ushaka kugeraho. Ikindi bituma ubona niba koko icyo ushaka kugeraho gisobanutse cyangwa niba ari igitekerezo gusa. Iyi ntego yawe yanditse itangira kukwibutsa buri gihe aho ugana, niyo ucitse intege urongera ukayisomeka kwibutsa impamvu watangiye. Abantu benshi bageze ku bintu bikomeye mu buzima batangiriye ku rupapuro rwari ruriho intego zabo. Buri munsi bararurebaga bakiyibutsa maze bakongera bagakora. Ikindi, kwandika intego zawe bituma ubasha gupima iterambere ryawe, kuko ushobora kureba aho wari uri umwaka ushize ukageranya naho ugeze uyu munsi. Niyo mpamvu udakwiye gutekereza ko kwandika intego zawe ari ibintu byoroheje, ahubwo ni intambwe ikomeye ihindura icyifuzo kikaba gahunda, kandi gahunda niyo ituma inzozi zawe zigerwaho. Ugomba kandi kwibuka ko inzozi zose zikomeye zatangiye nk'igitekerezo mu mutwe w'umuntu, ariko izahindutse impamo ni izanditswe zigashyirwa muri gahunda, hanyuma zigashyirwa mu bikorwa buri munsi. Uburyo bwa gatanu ni ugutangirira ku ntego imwe y'ingenzi. Muri iki gihe usanga abantu benshi bafite amahitamo menshi bitewe n'amakuru atandukanye bagenda babona. Buri munsi babona abantu batsinze mu bucuruzi, abandi bahiriwe mu muziki, ndetse n'abahiriwe mu ishoramari. Kubera ibyo byose bigatuma abantu bashaka gukora ibintu byinshi icyarimwe. Hamwe usanga umuntu ashaka gukora ubucuruzi, ashaka kwiga, ashaka gukora imbuga nkoranyambaga n'ibindi, byose agashaka kubikorera icyarimwe. Gukorera ibintu icyarimwe ntacyo bitwaye pe, byaba ari na byiza, ariko ikibazo ni uko umuntu afite igihe n'imbaraga byose bifite umupaka n'ahantu bigarukira. Iyo ufashe imbaraga zawe n'ibitekerezo byawe ukabigabanya mu bintu byinshi icyarimwe, biragorana ko hari icyo wageraho ku rwego rwo hejuru. Ariko iyo wibanze ku kintu kimwe igihe runaka, bitanga umusaruro uruta gukora ibintu byinshi icyarimwe. Gusa nituvuga ibi ntibisobanuye ko ugomba kugira inzozi nke. Ushobora kugira inzozi nyinshi ushaka, ariko ugomba kumenya iyo ugomba kubanza. Fata umwanya wawe wibaza ati, ese ni iyihe ntego ishobora guhindura ubuzima bwanjye cyane kurusha izindi? Noneho numara kuyibona aba ariyo ugira iy'ingenzi. Uyihe umwanya wawe munini, uyishyiremo ibitekerezo byawe byose, ndetse unayishyiremo imbaraga zawe zose.
Iyo umaze kugera ku nzozi zawe za mbere uba noneho wahita utangira gukora n'iyindi. Ubu nibwo buryo abantu benshi bageze kure bakoresheje bubakamo ubuzima bwabo. Ugomba guhora uzirikana ko niba ushaka kugera kure jya wibuka ko imbaraga zegeranyijwe ahantu hamwe zifite ubushobozi buruta imbaraga zitatanye hose. Wishaka kuba umukire, gushake kuba rwiyemezamirimo, gushake kuba umucuruzi, gushake kuba icyamamare, byose ngo ubibere icyarimwe. Ahubwo hitamo intego imwe y'ingenzi uyishyira imbere y'izindi, uyikoreho umunsi ku munsi, numara kuyigeraho noneho ushobora kongeraho izindi ntego. Kimwe mu bintu bituma abantu benshi bananirwa nuko baba bashaka gukora ibintu byinshi icyarimwe. Iyi niyo mpamvu ubona imirasire y'izuba itagira ubukana bwinshi bwo gutwika kubera ko urumuri rwayo ruba rutatanye mu bice byinshi. Ariko imirasire y'izuba iba irasira ahantu hamwe gusa, izuba ryadutwika tugashya. Ni nako umuntu agenda atsinda iyo yibanze ku kintu kimwe cy'ingenzi akareka kwiruka ku bintu byinshi icyarimwe. Uyu munsi tukaba twari turi kurebera hamwe uburyo bwo kwihangira no kwishyiriraho intego zawe, kandi tukaba twanabonye ko kugira intego biguha icyerekezo cy'ubuzima no kugera ku ntsinzi ihambaye. Niba umaze kumva iki kiganiro witinda kubishyira mu bikorwa, ahubwo bitangire nonaho ukibyumva, kuko mu myaka iri imbere ndabizi uzaba unshimira ku nama nziza nakubwiye yagufashije guhindura ubuzima bwawe ndetse no kwiteza imbere cyane. Ndabashimiye abantu mwese twabanye kugeza ku musozo w'ikiganiro n'iby'agaciro, bibutsa gukanda subscribe kuri YouTube channel Big Pop Media, gukanda like no gusharinga iki kiganiro ku bantu benshi tukagura umuryango mugari w'iyi YouTube channel. Nawe ubutaha.